Suki! Suki! Ngwino hano. Uri mu biki? Ni guhanagura bya byombo ibihari. Okay. Umva uyu munsi rero ndashaka gukora surprise. Ushaka? Gukora surprise. Bijyanye n'iki mabuja? Na nyina ndashaka gutungura. Kandi mbimenye ngo uracyantunguye. Oya kandi n'ubundi kuba mwe mugiye gutungura ntabwo ikintu ngiye gutunguramo. Ese ubundi koko ari hehe? Ntabwo nzi yagiye. Yagiye ryari? Yakunde amasaha sangahera. Ndabikunda ariko yagiye mu masaha yine kwicara. Okay. Ugiye koga wambare neza ubundi ujye gutembera. Oya wowe ugenda usura abashuti bawe njyewe uyu munsi ndashaka kubaha keya nkabatekera ibyo byo muri guhanagura ibyo renda ahita nkomeza mbihanagure uri kubyumva ibintu byose nkabikorera namwe mugatanka ba bosi mukarya kabisa undi niwe mabuja. Oya nibyo biba nanjye ubwanya mba mbisabwa kugira ibintu nikorera. Ubu ngende njyaho nshaka. Umva aho ushaka. Amasaha atarengwa nisanga gutaha. Okay. Ntabwo warenza saa 2 utaragera mu rugo. Saa 2 za mitondo. Ngo? Sajyari. Za nimugoroba. Okay. Ubu njyaho nshaka. Ujya ushaka ubariranye saa 2 ube wagarutse hano. Njyewe rwose ngiye gukora ikintu bita kubapigira. Mbapigire mundi muvuge ngo ibintu byose urabura. Uvuge ngo mabuja n'uyu ibintu byose ninjye bireba ubu nanjye nga bita bimfasha kubona ibintu byamenetse ibitameze neza ibyashaje tugagura ibindi. Ubu ngiye kujyana ntembere ubwo amasaha ni saa 2. Saa 2 zigize ute? Wisubire. Zuzuye. Wisubire. Oya. Wisubira vuma. Uyu munsi nawe byagenda bitera. Ubu ushaka kujya mu gikoni? Ubu ushaka kujya mu gikoni ugateka?